Mu kiganiro cy'umunsi cyo gutangira n'iyi video y'umugore urimo atanga ubuhamya bwiwe bw'ukuntu yakundaga kunywa itabi gusa bikaza kumuviramo ibyago byinshi bitandukanye. Mu magambo yatangajwe n'uyu mugore dutangiranye kuri iyi video y'uyu munsi witwa Dore uvutse ku itariki 23 z'ukwa karindwi 1960. Uyu mugore yatangaje ko mu buzima bwe bwose atagakwiye kuba yarahuye n'ikintu cyitwa itabi kuva yavuka. Mu ijwi rye ritoya cyane rigoye gusohoka, we yivugiye yuko rwose atagakwiye kuba yarahuye n'itabi kuva yabaho bitewe n'uko ryamwangirije ubuzima, rikamutera kanseri mu muhogo ndetse n'iyo mu kanwa. Ibi ngibi nyuma bikaba byaramuviriyemo n'urupfu. Dore waje kwitaba Imana ku myaka ye 53 bitewe n'ingaruka zo kunywa itabi. Ibi ngibi bikaba byarahaye urugero abantu benshi bo mu isi ndetse no mu gihugu cyo muri Amerika ari havuka, bikaba byaratumye benshi batangira kureka itabi bitewe n'ubukangurambaga yatangiye gukora mu gihugu cyo muri Amerika, avuga ko itabi ari ribi kandi ari umuntu wa mbere witangaga urugero rw'ukuntu itabi ryica nabi. Kugeza muri kano kanya isi yacu ikaba ituwe n'abarenga miliyoni zirenga 8 z'abaturage mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa muri miliyoni 8 akaba arimo miliyoni 1.3 z'abantu bose babasha kunywa itabi umunsi ku munsi cyangwa se bakoresha itabi buri munsi. Muri aba ngaba miliyoni 1.3 z'abantu bakoresha itabi umunsi ku munsi, harimo n'abagerwamo n'ingaruka zo kunywa itabi, harimo gupfa, kurwara indwara nyinshi zitandukanye z'umubiri, harimo nka kanseri n'ibindi byago byose byaturuka mu kunywa itabi. Kwifashisha inyandiko yanditswe ku kinyamakuru cya World Health Organization, iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe ubuzima mu isi, ku itariki 31 z'ukwa karindwi umwaka wa 2023, banditse yuko buri mwaka miliyoni zirenga 8 z'abantu mu isi batakaza ubuzima cyangwa se bapfa bivuye ku ngaruka z'itabi. Muri aba miliyoni 8 bapfa buri mwaka, habarirwamo izindi miliyoni 1.5 by'abantu nabo bitaba Imana cyangwa se bagatakaza ubuzima bwabo buri mwaka, nabo bitewe n'ingaruka z'itabi gusa batarinyweye biri direct. Ushobora kwibaza ngo ni gute umuntu atanywa itabi biri direct ubundi bikamugiraho ingaruka. Urugero rwihuse, reba ukurikiye ikiganiro cyo guca kuri Ozone Info muri kano kanya, cyajya ugica ku muntu urimo itabi ugahumeka umwuka waryo gakeya cyane, birana byushobora kuba byakugiraho ingaruka ukazarwara indwara nyinshi zivuye ku itabi kandi utararinyweye, ahubwo ari uko wanyuze ku muntu cyangwa se wicanye n'umuntu uri kunywa itabi, icyo gihe nawe umeze nkaho warihumetse cyangwa se warinyweye. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kiri guca kuri uyu wa Ozone Info kuri YouTube. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuganira ku buryo itabi rigeze mu mubiri ryica umubiri w'umuntu gakeya, ubundi buri wese urinywa akazisama yasandaye nta magaruriro y'ubuzima bwiwe afite. Ubaye wumvishe kino kiganiro kigushishikaje, wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Kandi ubaye uri mushyashya kuri uyu wa Ozone Info uca kuri YouTube, wabasha kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Muhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikigo gishinzwe ubuzima ku isi yose ari cyo World Health Organization, mwaka wa 2018 cyatangaje yuko abantu bagera ku 8.5 banywaga itabi muri uwo mwaka barekeye kunywa itabi. Hashize imyaka 2 yonyine bongeye gukora indi raporo, batangaza yuko mwaka wa 2020 abajya kuri 7.5% y'abantu bose banywaga itabi muri uwo mwaka barekeye kunywa itabi. Ese iki gituma abantu benshi ku isi batangiye kunywa itabi kuri vo bibagora, bikagera naho ritangira kubica rigabatwara ubuzima bwabo umunsi ku munsi, bikabaviramo indwara zigiye zitandukanye abandi bagapfa. Reka tubanze turebe ukuntu itabi ryinjiye mu mubiri ryakirwa n'ibice byinshi bigiye bitandukanye by'umubiri iyo umuntu akimara kurinywa. Iyo umuntu wese akimara kunywa itabi, uburozi bwose buba buri mu itabi butonwanuka mu muhogo wiwe. Gusa muri ubwo burozi icyo twavugamo ni icyitwa nicotine, nacyo kiba kizwi n'ibindi binyabutabire byinshi bigiye bitandukanye, harimo nka carbon monoxide ndetse na nitrogen oxide. Uyu mwotsi w'itabi ugizwe n'ibinyabutabire by'uburozi byose iyo bimaze kwinjira mu mubiri. Handi hantu hambere bita byirukanyira ni mu bihaha mu gice cya mbere, kiba kizwe n'uduce twitwa cilia. Cilia akaba ari utwa dutoya cyane tudufasha ku bihaha, gusa akamaro katwo aba ari ugusohora imyanda yose ndetse na bacteria biba byinjanye n'umwuka uwo ari we wese mubi uba winjiye mu mubiri. Akamaro ka cilia aba ari ugusohora iyo myanda yose ndetse n'izo bacteria cyangwa se ibindi bintu byose by'uburozi biba byinjanye n'umwuka mu gihe cyose umuntu aba arimo arahumeka yinjiza umwuka. Muri ya nicotine twavuze biri mu itabi umuntu aba yanyweye, ikimara kwinjira muri kino gice cya mbere cy'ibihaha kiba kizwe na tuno twaya dutoya cyane twitwa cilia dushinzwe gusohora imyanda yose n'amabacteria aba yinjiye mu mwuka. Ikintu cya mbere nicotine ihita ibanza gukora ni ukubanza guhagarika tuno twaya dutoya twitwa cilia dufite ubushobozi bwo gusohora imyanda yose n'amabacteria aba yinjiye mu mwuka. Icyo gikurikiye ni ukugira ngo izindi nicotine cyangwa se undi mwotsi mwinshi winjire mu bihaha nta rutangira cyangwa se umurinzi twavuga yuko wakarinze ibyo bihaha yaba atari gukora.
icyo gikurikiye ni ukugira ngo izindi nikotine cyangwa se undi mwotsi mwinshi bitewe n'ukuntu umuntu urimo itabi arimo ararinywa winjiye narutangira kandi winjiye mu bihaha. Iyi nikotine ikimara guhagarika Syria, igice kindi bigiye gukurikizaho n'icyitwa alveoli. Iki akaba ari igice kiberamo iguranwa ry'umwuka mubi n'umwuka mwiza mu gihe cyose ibihaha biba bikeneye umwuka mwiza, bishaka gusohora umwuka mubi wakoreshejwe n'umubiri, gusa bishaka kwinjiza undi mwuka mwiza uvuye hanze. Iki gice cya alveoli akaba ari igice kibera muri iguranwa ry'umwuka mubi n'umwuka mwiza mu gihe cyose umubiri uba ukeneye kwinjiza umwuka mwiza uvuye hanze. Mu gihe cyose umuntu aba arimo arahumeka asohora umwuka, icyo gihe aba asohoye umwuka mubi warangije gukoreshwa n'umubiri, yinjiza umwuka uvuye hanze aba ariwo mwuka ukenewe n'umubiri. Kuri iri guranwa rya alveoli ukuntu rikora, ibihaha byinjiza umwuka mwiza uvuye hanze witwa oxygen, ubundi bigasohora undi mwuka warangije gukoreshwa n'umubiri ariwo witwa carbon monoxide. Iyo wa mwuka mwiza ukenewe n'umubiri ubashije kwinjira uvuye hanze, ikiwusakaza mu mubiri wose ni icyitwa hemoglobin. Izi ngizi akaba ari poroteyine ntoya cyane zibasha gufata uno mwuka witwa oxygen mwiza winjiye mu mubiri, ubundi zikawohereza mu blood vessels yose agize umubiri kugira ngo umwuka ubashe gukoreshwa n'umubiri. Gusa dusubiye inyuma gatoya cyane, twavuze yuko mu binyabutabire bigize nikotine mu itabi umuntu anywa haba harimo ikinyabutabire cya carbon monoxide ndetse n'icyitwa nitrogen oxide. Ibi ngibi akaba aribyo biba bigize uburozi bwa nikotine buba buri mu itabi mo imbere. Iyo carbon monoxide ikimara kwinjira mu mubiri nta kindi kintu kiba, hemoglobin ifata iyo carbon monoxide ubundi ikayohereza mu maraso yose abasha gutembera mu mubiri mu bice byose by'umubiri, bitewe n'uko oxygen ari umwuka mwiza wagakwiye kwinjira mu mwuka umuntu ahumeka aho kugira ngo winjire, ahubwo aba hinjiye ya carbon monoxide iba iri mu itabi. Iyo ikimara kwinjira mu maraso yose, amaraso atangira gutembera mu mitsi yose igize umubiri, ndetse ayo maraso agatangira kujya mu bice byinshi by'umubiri. Ibi ngibi aribyo biviramo ibyago byinshi by'ibice by'umubiri by'umuntu by'uko byarwara, bitewe n'uko umubiri w'umuntu ukuntu uremye ntabwo wabasha gukoresha undi mwuka uwo ari wo wose usibye oxygen. Mu ngaruka nyinshi ziba ku mubiri zatewe n'uko wa mwuka winjiye w'itabi harimo carbon monoxide, harimo kuba imitsi imwe n'imwe mu mubiri irimo iratembeza ya maraso kandi arimo bwa burozi bwitwa carbon monoxide bwavuye mu itabi, itangira kubyimba cyangwa se igafungana bitewe n'uko amaraso arimo aratemberamo. Ayo maraso aba arimo ubwo burozi bwa carbon monoxide kandi akaba ari uburozi bubi ku nyama zose zigize umubiri. Izi ni ingaruka mbi cyane ku mubiri kandi ziterwa n'itabi, ni ingaruka zigirwa ku bwonko. Aya maraso arimo carbon monoxide cyangwa se irimo bwa burozi buri muri nikotine bw'itabi yabashije gutembera akagera ku bwonko, brain tissues ndetse n'imisemburo yose ivurwa n'ubwonko yose ibasha kwangirika, cyane cyane harimo nk'umusemburo wa dopamine ndetse n'uwitwa serotonine. Iyi ngiyi niyo misemburo ya mbere mu bwonko ibasha kwangizwa no kunywa itabi ryinshi cyane mu mubiri. Tugendeye ku nyandiko dusanga mu gitabo cyanditswe na Janet Brigham ndetse na Jackie Henningfield, aba akaba ari abadogiteri kandi n'abahanga mu by'ubuvuzi. Mu gitabo cyabo bise Cigarette, Nicotine and Health, batangaje ko amasegonda 7 yonyine iyo umuntu akimara kunywa itabi, uburozi bw'itabi buhita bwirukankira ku bwonko mu gihe gitoya cyane kingana n'amasegonda 7 yonyine, kandi ubwonko bukimara kwakira ya misemburo ivuye ku itabi buhita buvura imisemburo ibiri ariyo dopamine ndetse na serotonine, cyane cyane umusemburo twavuze bwa mbere ariwo dopamine. Muri kano kanya ushobora kwibaza ngo ese no kubera iki ubwonko bw'umuntu iyo bukimara kwakira uburozi buvuye mu itabi buhita buvura n'umusemburo wa mbere tuvuze witwa dopamine mu misemburo myinshi bigize ubwonko. Umusemburo wa dopamine ni umusemburo ugize ubwonko gusa ukoreshwa mu gihe cyose umuntu aba agize ibyishimo cyangwa se yageze ku kintu cyose we yumvaga ashaka kuba yakora. Urugero rwiza ukurikiye ozone info, reka nk'urugero rufasha kugira ngo ubyumve. Ibuka cya gihe urangije akazi kawe ubwonko bwawe rwose ukumva yuko ushaka kurya ibiryo runaka mu gihe cyose waba ugeze mu rugo. Cya gihe ugeze mu rugo ukaza kurya ibyo biryo, nyuma ukaza kwishima uvuga ati icyo nashakaga nakigezeho, wa musemburo witwa dopamine niba uvuye n'ubwonko, ubwonko bumaze kukubwira yuko cya kintu waherekare wifuza cyane bwa nyuma na nyuma ugikoze kandi wishimye. Ni nayo mpamvu n'umusemburo wa mbere wa dopamine ari wo uhita uvurwa mu gihe cyose ubwonko buba bwakiriye uburozi buvuye mu itabi iyo umuntu akimara kurinywa, bitewe n'uko umuntu wese unywa itabi ajya kurinywa rishaka, yamara kurinywa akumva ageze ku byishimo byiwe bya nyuma, ubundi akimara kurinywa umubiri we uhita uvura wa musemburo wa dopamine nka message irimo irabwirwa umubiri wiwe yuko ikintu cyose ahereka arashaka hari cyo kunywa itabi abashe kukigeraho cyangwa se amaze kugikora. Ibi ngibi bikibazo cyane kuri umuntu unywa amatabi menshi bitewe n'uko buri kanya aba yumva ashaka kunywa itabi. Ibi biterwa na rya vurwa rya wa musemburo witwa dopamine buvurwa n'ubwonko, bitewe n'uko buri kanya amaze kunywa itabi rimwe akarimara yumva bya byishimo bigize, nyuma agakomeza kumva yanywa irindi tabi bitewe na wa musemburo wa dopamine uvurwa mu mubiri kumubwira yuko rwose buri kanya cyangwa se buri saha akeneye kunywa itabi. Ibi ngibi nta kindi kintu bite bikora kuri wa muntu ukunda kunywa itabi cyane, ni ukugira ngo buri gihe cyose bijye bimuhatira kunywa itabi yumva rishaka. Ari cyo kintu cya mbere gituma abantu benshi banywa itabi bakunda kubatwa naryo kugira ngo bazayireke cyangwa se bariveho, bikaba ibintu bigoye cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi.
uko igihe kigenda kiza itabi rigenda ryica umubiri w'umuntu gake gakeya, haribyo biviramo abantu benshi kunywa itabi, kurwara kanseri y'umuhogo, kanseri y'ibihaha, harimo n'izindi ndwara nyinshi zakata ku mubiri w'umuntu harimo nka stroke, kubura urubyaro ndetse n'ibindi. Ibi byose tutibagiyemo n'urupfu rwazaza nyuma y'igihe runaka, ni ingaruka zose zaterwa no kunywa itabi cyane umunsi ku munsi kuri buri muntu wese ukoresha itabi. Kandi tutibagiwe na wa wundi utarinywa direct ushobora kunyura ku bantu bari kurinywa cyangwa se yaganira nabo bari kurinywa bicaranye, akaba yahumeka wa mwuka waryo bari kurinywa. Ukurikiye ozone info muri kano kanya, nkwifurije kugira ubuzima burangwa no kutanywa itabi ndetse no kwirinda ibyago byose byaturuka ku kunywa itabi umunsi ku munsi, kandi ugakomeza kwirinda cyane. Nongeye kubashimira mwese mwari mukurikiye ozone info muri kano kanya, mbifurije ishya n'ihirwe, muhaye umurongo mu byo mukora byose kandi kubagera n'iby'agaciro kuri uno muyoboro. Wowe ukunda kino kiganiro wakanda like ndetse nashaka kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Si ibyo gusa ubaye uri mushyashya kuri uno muyoboro, wabasha kwiyandikishaho ugakanda n'akazogera kugira ngo n'ubutaha utazabasha gucika ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri iyi channel. Nongeye kubashimira, ibiganiro byacu nakagaruka.